nyuma ya filime yitwa Icyaha cya Mama, Umurimo TV Rwanda ukuzaniye filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Imbohe y'Urugo. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Roger washatse umukobwa witwa Naomi gusa agamije kwihorera. Kuva isaha n'uyu munota nta kintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nawe izigera wabyumvishije, kandi nindamuka mbyumvisheho bivuze hanze. Ngoga Ku rundi ruhande Ngoga ntabyara, abana n'umugore we Deborah, ariko aramusuzugura bikabije. Naomi namenye yuko umugabo we amutoteza agamije kwihorera, bizagenda bite? kandi nta muntu nigeze mbibwiye. Bisa nkaho ibyo nakubwiye byose ugenda ukabica amazi ukagenda ukabifata uko wishakiye. Uyu munsi rero ugomba kubona ukuri kwanjye. Ese Deborah ko akomeje gusuzugura umugabo we azakomeza byihanganire? Ese Roger ko abwiye ko ibyo ari gukora bidahagije arakomeza kubabaza Naomi? Ese Naomi we ibi arakomeza kubyihanganira? Kurikirana filime iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda. Manuka gato twayipininze ni comment ya mbere, urayikirika utugera kuri channel ubundi uryoherwe. Ndavuze ngo ndaguha amafaranga, fata uwo mwana ugenda umwice umuhambe. Uyu mugore sinzi cyaje muri rugo gukora. Marya ngo ni yacara muri company. Siko numushibambye. Uri yacara. Waje ko nayicara mu rugo rwa Sharif. Nikakubwira. Uri CEO muri company. Ntabwo uri CEO muri rugo. I mean HR. Rero kwapereka mbizi mu byubahiro bw'ubwonko. Papa, ndakubaha ibintu byose mbikora uko bisabye, ariko uyu mugore ntabwo mushaka mu rugo. Naragutengushye umbabarire rwose, kiriya kintu nakoze ntabwo byari byumbabarire. Naragutengushye rwose, wihangane mbabarire nakunda. Agodina uzi kuba uwicaye imbere y'umugabo mugenzi wawe, inshuti yawe wizera nayo kwizera, wari umaje guha icyizere cy'uko agiye kumva amakuru meza, umutangabuhamya akaza agahita kwigarika. Ariko nanjye hari icyabineye kandi akakubwira nubwo twahereka rwose mvuga neza nkusaba imbabazi. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Niba uzi ko naje meze neza ukibaza ngo niko nikomeze. Ntabwo ariko meze kandi kwihishira. Narindi hanze, wasize hanze. Ibyo ni ikosa ryawe. Nubwo twe twabivuganye, ariko ntabwo wari bumeze hanze inshuro zingana kuri. Uzi ko hafi isaha yashize murimo kumvuga, ndimo kubumva. Sharif n'ubundi ntabwo yari akifata nk'umugambane. Nari buvuga iki? Nabumvishe kuva kare kose ibyo no kumubwira n'undi yanze kubyemera. None nari buze nkavuga iki? Nkavuga iki? Buriya wari kurenza kuko ngiye ari ngiye wari wakuza. Attention ceceka. Ikindi cyongeyeho ikosa wakoze, wowe umfata mu ijosi nta soni utari umugabo washatse. N'umugabo washatse ntabwo arigera namfata no ku gahanga. Wowe uranyubahuka umfata mu ijosi, uraniga. Rira kosa wakoze nzakubabara n'umunsi n'umwe, n'isegonda n'umunota ntabwo nzarikubabarira. Kandi kirenze hangaho mbikubwiye ndajya kukureba. Wabinkoreye harahari ndebe kuzabyihakana. Diniki. Reka nkubwire impamvu. Nawe ari wowe. Nanjye ari bye. Nawe ari wowe ntabwo umuntu yakwihakana muri buriya buryo, akagusebereza imbere y'umuntu wari ukwizeye. Wowe byarakurebaga? Buriya burakari ngiye nabugize kubera impamvu nawe uzi. Nose byarakurebaga harwo byari ibyawe. Kuki utatuje ukavuga ati nta kundi wari ndakumfata mu ijosi nta soni? Ukafata kuri njye ndijije. Ngende uruhinja ndi mayibo.
ngende ndi inzererezi itagira hiba ndi umugore w'umugabo we uzi gusebera imbere y'umugabo mugenzi wawe ukamfata kuriya ukabinjajwa imbere y'umuntu nutica amande ntabwo nzijya nkubabona habe na gato ubyumve byaba byiza mbonye telefone akanyenyeri katanzwe gira cyangwa se uhitemo ko nkurega kuko biriya ni ibintu byabaye imbere y'umugabo mugenzi wawe uriya ni umutangabuhamya yanze kubivuga waba uriya akababaho ubu se ariko iki noneho reka mbikubwize ukuri ukuntu nabigennye urambe ibihumbi 100 nutabimpa ndakureka niwe wanyihamagariye ngo duhure none twahuye n'ubundi wamamagaye n'undi nagushakaga nasonye muragiye murambara gutya mbega abagabo biwe muragiye muravuze ari ngo Dina ngaho ngwino uvugisha ukuri wumvaga ndi uvuga ukwiye kuri ese Dina ko ari bya bindi bavuga ngo intare kurira umwana ikakurusha uburakari ni uwuhe mwana se wowe nariye ni uwuhe mwana wawe nariye usibye ko wenda umuntu yatuza kugira ngo yoroshye ibintu ari nk'ayo bibayeho umuntu akagusebereza imbere y'uwo wari ugiye guha amakuru ndagiye nimurega mu buyobozi nibwo uzitaba noneho ayo makuru umuntu w'umugabo niba ufata umugore noneho utari uwawe ufite umugabo ndagiye sunyimye 100 amafaranga ntabwo ari ikibuze niyo nayaguha nayaguha ari kugira ngo wowe utuze waretse ko yamusukuye ko ntakureba Betty kusuranjyana hehe Betty uranjyana hehe Betty udatuma ndakara ntaho njya okay gusa reka maze ngushimira kubera ko wadusuye umenya byinshi byacu gusa ariko aho bigeze Betty mbwira ikintu kimwe ndabona ukomeje kumvogera ndabona umaze kwigira nkaho hano uri nyir'urugo ibyo ntashaka rero nari ko uje kudusura ariko iminsi maze kukubona maze kubona nuba gukeka ari icyaha ariko maze kubona ikikugenza ese no kubanya iyo mugize abashyitsi nuko musohora kusohora nk'imbwa twaganiriye ku neza ngo taha urabizi ko urugo ari urw'umugabo n'umugore ndetse n'abana yego kuki utasohoye se mbere y'irwinjira twararezwe ntabwo nagomba kugusura kuko nari ntamenye ikikugenza akanya rero murakanya umugore wanjye aramutse amenye ko yavuye hano ukinjira ese ubwo yamfata nk'iki uyamfata nk'iki ikindi umugore wawe uri nguki nkamereza twumve hejuru y'ibyo uri kunshyira umwuka mubi mu bana ese baribaza erega barakuze baribaza ngo uyu mugore arakora iki muri uru rugo mama hari ko atajyaga hagenda nayo ikintu nacyumva ni ukuvuga ngo abana bawe nta ogisijene bagifite ubivuze neza nta ogisijene bagifite rwose urimo urabacura umwuka ndagusabye rero ndakwinginze cyangwa urafunguye haruzi n'ikindi nanjye mubwire uri mu kazi uri bose wanjye sibyo
uba uri bosi pe ndanakubaha nkaguha agaciro kawe kandi nta na rimwe nigeze gusuzugura ariko hano ahangaha turi uri Sharifu ahangaha turi hano uri Sharifu bivuze ngo unyubahira mu kazi wagera hano ukanyubaha bosi ngukunda nkanakubaha mu kazi ariko ubu ngubu noneho by'umwihariko Sharifu ndagukunda kusekazi ariko ngira ngo aho isi igeze ibintu bigenda bihinduka ntabwo mbyumva Betty ukunda Sharifu kambwira ikintu kimwe nakubwiye ngo icyo gitekerezo umere nkaho ntacyo wigeze umera nkaho ntacyo wigeze uranyumva ndagusabye rero reka nkubwire Sharifu noneho umubwize ukuri pe nagiraga iwanjye sibyo ntabwo iwanjye nari mbuze ibyo ndya n'ibyo kandi no mu kazi nkora akazi kiyubashye kubera ko nabyigiye kuba ngukunda rero nta kosa ririmo kandi kuba mbikubwiye rero ntabwo ushobora kunyirukana mu buzima bwawe nararangije kubukwinjizamo warangije kunyinjiramo wese ubwo rero bizirikane ko ndashobora n'umunsi rimwe sha ningeno mva ni Betty na Sharifu gutya kwa kundi unatadeviya gutya ninjye nawe ariko mbandi irakora neza nani kuva bwacye se ugeze ubona hari igisindisha nigeze fata kuba uri assistant wanjye biva ko makunyitwara nzajya mu assistant bose nyine mu assistant mu kazi na twa assistant hano urabona ukuntu aromaje gutya umura n'ibindi tuzakora bigari don't touch me don't touch me urugo rufite nyirago s'il te plaît urambwira ngo urugo rufite ndavuze ngo nsokiranga reka nkubwire rero ubu urimo kuvuga ngo musohokere aho ngaho uri kundatisha umugore wawe agenge ngo nsokiranga ninjye nawe nsokiranga cyangwa ukire mu rushyi hasona toka ariko subwo ni nsokiranga n'intambara ari kuzamo nsokiranga wambwe nsokiranga reka tuvugana akantu ka nyuma basi sibyo ariko ibintu by'intambara nawe ntukajya urwana nigeze ngusanga urwana kwivugishwa umugore wawe andusha urukundo ngenda gukunda nkanakurwanirira njya ngutase ari yehese Betty ndagusabye udatuma mpindura amayeri go out ndasubiramo go out Betty leave my house please ariko se nikira leave my house harimo amakuru ese ubaheye yego nararubonye ariko se uragira ngo mpindure iki kintu nicyo ushaka ko mpindura ariko umuntu ukuze nkawe yifata nk'uruhinja ujya ukivumbuka ukava muri ukagera gutyo ku mana yanjye ariko uzamenya ryari kukuze abana
kubuze umutekano mu rugo warahungabanye kubera wowe bashere reka tureke iby'umujinya tekereza uburyo twakumenye usubize amaso inyuma urebe kugira ngo twane nawe dupfuye akantu kariya yego birakomeye ndabizi ariko nakubaje impamvu yabyo wanze kubimenya basi switi ati ntumbabarira basi ngaruka ko tubivuganeho ajeje genda kwereka okay ntacyo uza oya mubwire ko nari mpari ariko mubwire ko nari mpari ajeje umva ndagiye ariko nubwo nagenda ariko ubundi ndajya naho hamagara polisi